Banze kubasuhuza mwe mudukurikirana ku Mirabyo TV, mumeze neza natwe tumeze neza, turashimira Imana ishobora byose. Ese turakubwira uri mu gihugu uherereyemo cyose kugira ngo Imana ijye umugisha, kandi tutibagiwe abarwayi bari hirya no hino. Ese urarwaye, uri mu bitaro, dufite Imana ikiza. Imana igukize kandi iruhure umutima wawe. Nawe ubabaye, Imana iruhure umutima wawe. Dufite Imana iruhura umutima w'umuntu. Turi mu isi rero, kandi mu gihe tukiri mu isi dufashe igihe kinini mu ntambara. Iyo umuntu ari mu isi aba afashe igihe kinini mu ntambara, bisaba kwihangana kandi ukumva ko byose ugomba kubyakira. Ego, murakoze cyane. Ndabashimiye rero mwese mudukurikirana ku Mirabyo TV. Mbanje kugusabira umugisha w'Imana. Umugisha w'Imana, Imana itanga ntago ujya ugabanyuka, cyangwa ngo umwana w'umuntu yakubarira iminsi, ariko Imana ntago iyo ijya itubarira iminsi. Imana yo ikora ibyo igomba gukora ku buzima bw'umuntu. Nje muri kumva inyuma ya kamera ni Solange Muranzi. Imbere ya kamera nabazaniye umukobwa wacu mukunda, mujya muha komenti ngo yabigishije ibintu byiza. Namugaruye. Umeze neza? Meze neza. Uyu munsi noneho urakora uhagaze, se urabishobora? Ndikumva biri kungora ariko ndagerageza. Uragerageza. Aha tugusanze se ni mu rugo cyangwa? Ndabona hari muharuro, abantu muri kubibona imiharuro y'abakobwa. Mu baturanyi nigiriye kubasura. Niho musanze? Yego. Bari babasuye? Nari nabasuye, noneho hari n'uduti nyine tuzana akayaga. Iki giti bakita ngo iki se? Ndabona uhagaze munsi y'igiti, ntabwo nzi ngiye ukuntu bakita. Iki bakita umwembe. Umwembe. Abantu batazi imyembe, imyembe abantu barya. Yego. Ndabona hari n'ibindi biti, ntabwo nzi ubwoko bwabyo, ariko wenda wowe uhaturiye wawe ubiturusha. Cyo nzi n'umuvumu n'umuyenzi, n'iki n'indabyo. N'indabyo. Muracyahinga indabyo se mu cyaro? Ko nzi ko mu cyaro bahinga indabyo bagakora ibintu byose, nawe urabyumva? Nasubira kubona hano ari mu cyaro, ntabwo turi mu cyaro. Njyewe ndabona ihene. Nta hene wabonye? Mu mujyi se batunga ihene? Izo bazanye zo kubaga. Aratubeshye. Umuntu wo mu cyaro rero iyo umubajije ikintu wahita gusubiza ibitari byo, kandi njye hari ibyo ndi kubona njyewe ntazi. None se uri kubona umwembe, uri muri jaride nyine urateye ni nk'ururabo. Nuri kubibona se? Ni nk'ururabo nyine, umwembe warakuze bawushyize muri vaze, urakura ukuriramo. Ni nk'ururabo. Bivuga ko aho umuntu hose atuye yahatera ikintu kikera. Yego. Yagitera gute? Hagati aho ngo yagitera ati? Ufata vaze ugashyiramo ibitaka, ugashyiramo urubuto ukarutera, ukajya uruvomera. Wahingamo n'ibishyimbo se cyangwa wahingamo ibigori? Nge nshaka gusobanurira, hari ibintu nari kumva. Tega ngo usubize. Yego. Vaze wayiteramo igishyimbo, upana kumwe batera nk'umurima munini, wateramo nk'igishyimbo kimwe kandi kirakera. Cyangwa bibiri. Cyangwa bibiri bitewe na vaze uko ingana. Ugashyiramo ibitaka, ugatera igishyimbo, ugashyiramo udushingwe kwa kundi n'ubundi batera, kikaba cyakera. Kikaba cyakwera. Bivuga ko aho umuntu atuye yashyira itaka mu ibase cyangwa se mu ndobo cyangwa mu ipini, agahingamo ibishyimbo nk'abanyaburayi. Buriya rero ibihugu by'i Burayi bahinga mu ndobo, bahinga ahantu mbese hashobotse, uba uri bubone itaka ushobora guhinga kandi ukeza. Yego. Tugarutse muri cya kiganiro cyacu cyo guhugura abasore cyangwa abakobwa. Uracyabyibuka se? Hari icyo cyangaruye? Ndabyibagirwa ariko ubuzima bwacu. Yego. Twagarukiye ku basore
tuvuga ngo ese umusore atereta gute nta mafaranga afite cyangwa ashaka gute nta mafaranga afite, aribyo bya bindi usanga ikintu turi guca ni abana bandagaye mu mihanda badafite ababyeyi. Ugasanga nk'umusore atenga abakobwa 3 inda, bose barabyaye kandi muri kwa kubyara ntago bafite kirera, ugasanga igihugu kirimo mu bihombo. Twe tuvuga ko ari ibihombo, yego tubagira inama ngo ese umuntu yakwitwara gute kugira ngo ibyo ngibyo nibikamubeho. Mwawe mukobwa wagira abadukurikiranye ni benshi, ubagira iyihe nama? Twebwe ntabwo tugira imitima imeze kimwe, ni icyambere nubwo dutekereza kimwe. Yego njye turagutekereza ngo ikintu nakirinda, ndahera icyambere uri umukobwa wakwirinda gute? mbese cyangwa se bagenzi bawe bakwirinda gute, cyangwa ibyo byaza kubaho babyirinda gute? Yego narabibasobanuriye ejo bundi hashize mba ikiganiro twarabiganiriye, ndababwira ngo nk'abakobwa bashuka ngo nibaze muri gato z'abahungu bakabasura bakaba bamaramo umunsi bakarara. Bivuga ko umukobwa adakwiye gusura umusore muri geto. Yaha aba mu rugo kwa mama we birumvikana hari n'abandi bantu, ariko umusore kuba wajya kumusura aba muri geto, ukagenda ukamusura ukarara, noneho ari we wenyine. Urumva iyo umuntu mukundana sinzi ukuntu nabwo hari rukuruzi ibakurura, mukaba mwakora ibintu bitari mwateguye. Ntabwo iyo rukuruzi yatuma ukora ibibi. Ibyo tubisubireho, twongere tubisubireho. Ntabwo kuvuga birashoboka, ahubwo wabyirinda gute? Cyangwa se abafite ibyo yagushukishije ugomba kubitubwira neza. Hanze aha hari ibishuko byinshi. Wamwemereye kumusura mwoge, ntamwemereye ntabwo yagushuka, mwahurira hehe? Undi umukobwa muri make yagakwiye gusura umuhungu iwabo, cyangwa umusore akagusura wowe iwabo. Icyo ashatse kutubwira kugira ngo abantu babyumve, umusore akagusura iwanyu pana muri geto. No hari abahungu simbabwiye nawe, ariko simbavuze nabi, hari abahungu baba muri geto bakajya nko gukodesha ahantu, wenda hakaba hari inzu nk'ubu hano hakaba hari inzu nk'eshatu zegeranye, buri muntu akodesha ukwe, n'ukaba ari indi iri hirya yaho zose iri ukwayo, akaba ari zo bakunda kubera ko baba bashaka ahantu hatuje nyine, kubera ko baba bazi ibyo bakoreramo abasore. Icyo twavuga ko ikintu tugomba kwirinda, wenda reka ngere ku bakobwa, ikintu bagomba kwirinda ni ibishuko. Kabiri bakirinda, burya umuntu ugukunda ntabwo yakubwira ko mwakora ibibi. Icyo gihe mu gihe abikubwiye ntabwo aba agukunda, kubera ko ushobora guhura n'ikibazo runaka. Twageze ku basore nabo, ese nk'umusore utekereza gushaka nta kintu afite, wumva uti cyangwa ubitekereza uti? Ubu wowe aho uhagaze uravugira abakobwa bagenzi bawe. Impamvu bavugira, ugomba kubavugira ese umusore udafite ashobora kugutereta akagutwara nta kintu afite, cyane urwo rwa ruba rugomba gusenyuka. Icyo ni cyo mba nashatse kuvuga. Ibintu mwitsetama ariko sindi kubyumva, kubera ko kuba umusore yagira igitekerezo cyo gushaka nta mafaranga afite, ariko afite ububasha bwo gushaka ayo mafaranga. Kuba wenda ngenda umukene, ariko uri kumva ko mbonye umugore wenda mfite mu mutwe, mbonye umugore nashakisha buryo ki twafatanya. Ubaye umugore washakisha ufite hehe?
mu mutwe yego ukaba wavuga ngo ngiye gushaka ariko nta mafaranga afite ariko nshobora gufatanya tukayashaka kandi ibintu bigakomera urugo rugakomera bikemera byakunda njyewe njyamura n'ikibazo cy'abantu njya mbona ugasanga umwana w'umukobwa ari mu buzima bubi yarabyaye ntafite kirengera ntafite epfo na ruguru icyo gihe ibi nibyo bintu turi gushaka kugira ngo tubirwanye ese we mukobwa biragusaba gushishoza sibyo se si cyo kintu wabwira abakobwa bisaba ngo ushishoze umenye ngo ni ibiki ndimo cyangwa ni ibiki ngiye kwinjiramo kandi kabiri ntabwo umukobwa akwiye gushaka adafite imyaka y'ubukure iyo ushatse ufite imyaka mike itari y'ubukure niho hahandi uhura n'ikibazo gikomeye mu bintu udashoboye wagira inama abasore ukuntu bagomba kwitwara mu gihe atarashaka umugore mu gihe ari kubitegura yego icyambere usibye ko hari ahantu tumaze kuvuga ko abasore gushaka si ukuba ufite amafaranga ufite mu mutwe kandi ukiha intego y'icyo ugiye gukora icyo ari cyo ariko nanone simbashyigikiye gushaka n'amafaranga ndababwira ko gushaka ufite amafaranga nibyo byiza wabanje kubitekereza ukabishakira umwanya ukabifatira igihe ukabese gushaka byari ngombwa si byari ngombwa yuko nshaka muri iki gihe ugashaka wabiteguye wabipanze se ibi bintu nashatse ndamutse mbuze akazi twaba tugiye ibi ngibi nyine nashatse nikaboneka tuzakomeza dukore nikatanaboneka ibyo nashatse mbere ntarashaka umugore tuzatuturya wavuze ntabwo wabyumvise neza nakubwiye ngo sinshimiye umusore ushaka nta mafaranga yego kubera ko ushobora gushaka nta mafaranga noneho nako kazi kakabura warashatse umugore n'umugore ntabwo ikibazo inama nagira abasore ni ugushaka wenda hari amafaranga bazigamye babanje gushaka baramutse kubitekerezaho no kubishyira muri purani y'ibyo bagiye gukora ku buryo ujya gufata umwanzuro cyangwa igitekerezo cyo gushaka umugore hari aho wagejeje cyangwa icyo wibitseho ku buryo no ku kazi nutakabona cyangwa se nutakabona bivuga ngo uzaryayo wakoreye bivuga ngo agomba gukora akizigamira kugira ngo nagire igitekerezo cyo gushaka umugore bizagire gute bizamufashe okay nabyo ni byiza cyane tugira inama abakobwa nabo urabagira inama n'abakobwa bagenzi bawe turi ku musozo kugira ngo nabo babone ukuntu bagomba kujya bagira gute bitwara abakobwa nabo ndabagira inama ko mujya muza munanyegere munyandikire komenti munyandikire nyine tuganire bagushyigikire banshyigikire kumushyigikira nta kindi bagomba kugushyigikiraho ni ugukanda subscribe share na comment kugira ngo wumve ngo si ibyo wavuze nibyo cyangwa si byo ibyo nabyo birakenewe tunaganire nyine nk'abakobwa nk'urubyiruko abasore urubyiruko tuganire fata umwanzuro yego tugeze ku bakobwa gira inama abakobwa bagenzi ba turi ku musozo abakobwa nabagira inama nabo bo kujya hari abantu hari ikibazo bambajije ngo abakobwa babyara batabiteguye yego mbanze mera aho ngaho abakobwa mujya kubyara mwabiteguye kandi impamvu kubyara ni uko baba bemereye abasore bya bindi byose nagiye mbabwira muri bya biganiro bya mbere
kumbwira ngo turyamane ntabwo ari urukundo. yego nakubwiye ku bakobwa babiri kumbwira ngo nukundana n'umukobwa nakubwiye ku muhungu numva ari umuhungu nababwiyeho nujya gukundana n'umuhungu umuhungu akaba akunda abakobwa 3 cyangwa 4 batandukanye, akaba hari umuhungu uba wumva nyine hari uwakunze bitewe n'ibyamwaka akabimuhana ukamusura muri gato akamara iminsi, noneho wowe uzi ukamusura umunsi umwe cyangwa ntunamusure ukamubwira ngo ibi si ngombwa. Umukobwa umuha ibyo byose niwe yita ngo umukobwa ufite urukundo, we nta rukundo na ruke buhari, ngo ntabwo ari urukundo. abakobwa namwe murabyumva ko bisaba ngo mushishoze urugendo murimo cyangwa inzira muhagazemo y'ibyo murimo, mujye mubanza mugire gute mubitegure. ndabakunda mujye mwumva ko mbakunda, nzajya mbazanira ibiganiro bya buri munsi bigira inama umuntu uwo ari we wese. Imana ibamere umugisha.